ndabasuhuje. Uyu munsi rero inzu tuzanye, murabizi iyo mutubonye tuba tuzanye imari zigurishwa, amazu, ibibanza n'ibindi byinshi. Ariko uyu munsi turi hano Kicukiro mu Kagarama, muri ya quartier mukunda muri benshi, quartier iri safe ku mutekano, quartier nyine ya VIP, umuntu atavugaho ibintu byinshi kuko iyo ubwaye irivugira iyo quartier. Dore ino nzu tubazaniye iri kugurishwa hano mu Rwanda. Nakubwiye ngo aba engineers bafite touch nziza cyane. Mu by'ukuri iyi nzu ni nziza mu buryo bwose. Iyi nzu ni nziza mu bunini, muri quartier yubatsemo, ni inzu nyine nziza tubazaniye iri kugurishwa, iri hano Kicukiro mu Kagarama. Ni inzu nziza mu bice byose, tugiye kuyibatembereza tuyibereke ubwiza bwayo, guhera inyuma gukomezamo imbere. Nukuri iyi nzu ni nziza, irimo iragurishwa, ifite ibyumba 4, dushe toilette 3 imbere mu nzu, ikagira parking yakakira imodoka 4. Byose tugiye kugenda tubireba neza. Rooftop nziza iguha view nziza cyane. Iyi ngiyi rero ni imari cyane, uramutse ubaye ukeneye inzu nk'iyi nzu ntibikwiriye kugucika, uratuvugisha hano kuri Ruhima Real Estate tukugeze kuri iyi nzu nziza. Twatangiye rero kugenda tuyibereka duhereye hano inyuma hayo. Turahera kuri izi ndabyo nziza cyane, kuvuga ngo hateyeho ibiti, guturuka hariya hose hariho ibiti byiza cyane inyuma ya gate, gutambika kuza gutya urabona ko twibutse indabyo n'ibintu bimeze neza cyane. Ahangaha tukagiraho urugi narwo rw'icyuma ubona nyine gikomeye, icyuma kirekire kandi ikoze muri gate rwose igenda imeze neza cyane. Nk'uko ubibona urabona ko buri kantu kose kari kuri uru rugi, kari kuri iyi nzu yacu, birateguye neza cyane. Ni inzu nziza waba ukeneye kugura aho gutura, ni inzu nziza waba ukeneye kugura inzu waza kodeshwa kwinjiriza amafaranga. Ikindi cyo kubereka ni iyi gate yo hejuru hano. Iyi gate yo hejuru iratwikiriye nayo, urabona ko ni gate nziza cyane imeze neza, mu mpande zose imeze neza cyane. Rero tuvuye aho ngaho kuri iyi gate ndimo ndabereka, noneho turahita dukomereza kuri pariking yayo. Ni nini, irisanzuye, reba guturuka aha hose kugera hirya hariya hose ni pariking irimo amapave meza. nk'uko ubibona amapave ameze neza, amapave nyine amwe ya original. Nababwiye ngo imodoka enye, ebyiri zishobora kujya kuri ruriya ruhande, izindi ebyiri zikajya kuri ruriya ruhande. Ubona ko ni pariking ngari nini yisanzuye imeze neza cyane. Mbere yuko tureba ibindi bice, ndagira ngo noneho tubanze tubereke ya design y'inzu yose irimo muri iyi kamera. nk'uko ubibona urabona ko ni design nziza, amarangi meza ariho, ifite ama design meza guhera hariya kuzamuka gutambika kugera hirya hose hariho design nziza cyane. Ahangaha tukahagiraho noneho igice kigize amakoro meza, amabuye y'amakoro azamura, kuvuga ngo iyo hari hano makoro ntushobora guhura n'ikintu cyitwa imidite, reka ibintu bimeze neza. Aha rero noneho tukahagira jaride. Iyi jaride nayo ni jaride nziza nini yisanzuye. nk'uko uyibona urabona ko ari jaride ngari. Ubushize kuvuga ngo iyi jaride ubu ngubu ntago iramera neza ko nibwo igiterwa, ariko nimara kuzamuka harimo ubwatsi bwiza, jaride yacu izaba rwose imeze neza. Reka rero mbere yuko twinjiramo imbere mu nzu, tuzamuke tujye hejuru kuri rooftop, naho tubereke ubwiza bwayo. Tukizamuka tugeze hano kuri iyi rooftop, turazamuka ku ma escalier meza cyane ahita twinjiza kuri rooftop iri hano. Ino nzu kimwe mu kintu nabonye, ifite ibice byinshi byiza kandi binini, ariko ndebera ino rooftop ukuntu ingana. Reba kuntu ushobora kwicara hano n'inshuti n'abavandimwe mugahosting anniversary, mugahosting ibirori runaka kuri iyi rooftop ingana gutya nini nziza cyane, iriho amabuye meza y'amakoro amwe aconze neza, ibi bigezweho, amatara meza y'instaye. Ahangaha ushobora gushyiramo umutaka ukaba noneho waba
rooftop yawe yose itwikiriye. Ni ukuri mu Rwanda hari abantu bazi kubaka neza. None iyo uhagaze hano nibwo utangira no kubona ubwiza bwa karitsiye. Ndebera nawe ino nzu karitsiye irimo, guturuka hano kuzenguruka hose iri muri karitsiye nziza, n'ahantu nyine heza hari VIP. Iyi nzu iri ku giciro cyiza cyane rwose, ukurikije n'ahantu iri ugakurikiza n'ubwiza ifite. Iyi nzu imeze neza cyane. Ndakwibutsa ko ino nzu turi kukwereka iherereye hano Kicukiro mu Kagarama, igizwe n'ibyumba 4, dushe toilette 3 imbere mu nzu, ikagiramo iyi rooftop nkweretse, igikari, igikoni, nyine ni inzu nziza cyane. Reka turebemo n'imbere ubwiza ifite. Tuvuye kuri rooftop yayo nziza cyane imeze neza, murayibonye ko ari rooftop nini. Noneho rero tugiye kwinjira imbere muri iyi nzu yacu, tubereke ubwiza bwayo igiye ifite. Ni karibu rero twinjirane imbere, ariko kandi ukomeze urebe ubwiza bw'iyi nzu yacu. Turazamuka hano kuri aya ma escalier azamuka ajya kuri iyi terrasse y'imbere y'inzu, terrasse nini, terrasse nziza, terrasse ushobora kwicazaho abantu nayo. Iyi nzu nakubwiye ngo nimba ukeneye inzu yisanzuye, iyi ngiyi ni deal y'uyu munsi idakwiriye kugucika. Hano dufite inkingi nziza nazo zitanga design nziza, ziriho stone finishing imeze neza. Ahangaha imbere hakaba hari ibirahure nabyo bitanga ubwiza. Hano hari inkingi zimeze neza. Nakubwiye ngo iyi nzu yacu imeze neza cyane. Ni karibu rero twinjiremo imbere, tugende tubereke ubwiza bwayo. Ariko mbere yo kwinjiramo imbere no kubereka ubwiza bw'imbere nagira ngo mbabwire ko iyi nzu iri ku giciro cya $220,000, ariko zishobora kuzamo n'ibiganiro. Ni inzu nini iri muri karitsiye nziza. Ukeneye kugura inzu iri complete kuri karitsiye, iri complete ku bunini, yubatse mu buryo bukomeye mu bintu byose, iyi ngiyi ni imari cyane. Ikindi cyo kuvugaho ni uru rugi. Urugi rwiza rukoze mu rubaho rwa muvura, urugi rumeze neza nk'uko ubibona. Urabona ko ari urugi rwiza narwo rumeze neza kuri iyi nzu yacu. Ni urugi rwiza. Aho ngaho rero kuri urwo rugi turuvuyeho, aha twagera n'irindi dirishya ryo kuri salo, idirishya rinini. Urabona ko igikuta hafi ya cyose bikoze mu gikuta rwose. Ubwo tukinjira muri iyi salo yacu, wow, salo nini, salo yisanzuye. Wow, niba hari inzu ifite salo nini, iyi ngiyi ni iya mbere. Urabona ko iyi ni salo nini yisanzuye. Wow, ukeneye kugura inzu, iyi ngiyi ni imari cyane. Urabona ko ari salo nziza, amakaro meza kuva hasi. Urabona ko ari amakaro meza y'umweru ameze neza. Kuzamuka hejuru noneho tukagiraho itara ryiza na gypsum ishushanyije bitarimo akavuyo. Ndebera rino tara kuntu ari ryiza cyane. Urabona ko ari ibintu biryoheye ijisho, amaspotlight buri ruhande. Urabona ko ari ibintu bimeze neza. Ni salo wakakiriramo abantu bawe ukaba utewe ishema n'iyi salo. Ahangaha tukagiramo televiziyo, umwanya wa televiziyo nawo mwiza nk'uko ubibona. Iyi salo ni nziza, ndayigukundishije. Yewe n'inzu yose ni nziza mu bice byose. Itara ryo ni 100% nk'uko ubibona. Urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Tuvuye ku mwanya wa salo tugeze ku mwanya wa salle à manger. Salle à manger nayo ifite inkuru nziza yo kukubwira, uhereye ku makaro hasi y'umweru amwe ya original akomeye, idirishya rinini riri hano ritanga urumuri ruhagije. Ahangaha tukagiraho itara ryiza na parafo ishushanyije neza. Mu by'ukuri niba ukeneye kugura inzu, ihutire kuduhamagara kuri nomero yacu iri muri screen yawe. Iyi nzu ni nziza, ifite ubwiza butangaje kuva hasi kugera hejuru. Tuvuye kuri salle à manger, nababwiye ngo turayibereka mu bice byose. Ugumane natwe kugira ngo uze kureba neza, umenye ibyiza by'iyi nzu yacu. Nageze mu gikoni cyiza. Utubati hano twose tuzengurutse, utubati twiza cyane nk'uko ubibona. Urabona ko wow, nta bintu byinshi byo kukubwira. Igikoni cyiza cyane. Ahangaha tuhafite umwanya wa cuisiniere, ahangaha hakaba umwanya wa firigo, hano hakaba umwanya wa lavabo nziza, idirishya rimeze neza. Urabona ko hejuru n'itara ryiza cyane. Iyi nzu yacu nakubwiye ngo iri very clean. Ukeneye kugura inzu, ukeneye kugura ibintu
byiza. Iyi ngiyi ni imari cyane tukuzaniye uyu munsi rwose. Mbere yuko tujya mu byumba, reka duterere akajisho no mu gikari turebe ubwiza bw'igikari cy'iyi nzu yacu. Tugeze hano mu gikari, ni igikari cyiza kimeze neza, gifite amapave, kirapavomye hose. Ahangaha ni ahantu wakanikira, ariko kandi igikari cyacu kikagiramo hano n'igikoni cyo hanze. Uyu ni umwanya w'igikoni cyo hanze. Hanyuma kuri uru ruhande, ahangaha niho dusanga ya nzu y'umukozi, hari sitoke, tuwarete y'umukozi. Hejuru hano hariho ikigega. Urumva ko ni inzu iteguye ku buryo uri umuntu ushaka noneho kuza uhita uturamo. Iri tayari cyane rwose. Twinjire mu byumba turebe uko bimeze. Twatangiye kureba ibyumba bigize iyi nzu. Ndakwibutsa ko ari ibyumba 4 na dushe tuwarete 3 imbere mu nzu. Ibice by'ibanze byo namaze kubibereka. Tugiye kureba ibyumba tunasoza iyi episode yacu uyu munsi. Icyumba cya mbere cyo kubereka ni icyumba cy'abashyitsi, ariko mbere yuko nyibereka murebe inzugi zikinze iyi nzu. Ni inzugi zifite stabilite, urubaho rufite paseri nini. Yewe hano hariho amaserire meza cyane, ni sawa cyane. Iki cyumba rero cy'abashyitsi ni nacyo kirimo dushe. Wa muntu wo kuri salo ashobora kuba yakoresha, wa mushyitsi wawe wo kuri salo ashobora kuba yakoresha iyi dushe. Nukuvuga ngo iyi dushe iyi ngiyi iri hano niyo wa mushyitsi wakoresha. Irimo amakaro kuzamuka kugera hejuru, showers nziza zigiye ziri mu imbere, toilette nziza, amakaro meza. Hano hakaba lavabo nziza, buri kintu cyose ni sawa. No kuvuga ngo rero iyi toilette niyo wa mushyitsi akoresha. Hanyuma na wa mushyitsi urara nawe ashobora kwinjira muri iki cyumba agakinga, akazamo hano muri iki cyumba cye kinini. Afite icyumba kinini gifite idirishya rinini cyane ryisanzuye. Urabona ko ari icyumba cyiza cyisanzuye, kirimo magarde robe meza. Urabona izi garde robe zimeze neza cyane. Itara hejuru, inzu yose gypsum, nk'uko ubona ko harimo itara ryiza. Wow, uyu munsi iyi ngiyi ni imari idakwiriye kubacika rwose. Tuvuye muri icyo cyumba cya mbere, turahita dukomeza noneho dusohoke tugere hano. Ahangaha kuri uru ruhande niho dusanga ibindi byumba 3 bindi, ari naho hari master bedroom. Urafungura uno muryango gutya winjire muri iyi korodoro. Iyi korodoro niho dusangamo hariya hari icyumba kimwe, uru ruhande hakabamo ikindi cyumba, byombi bikoresha dushe na toilette. Hano hakaba chambre principale. Duhere muri iki ngiki, ariko hano hariho n'umuryango usohoka ukagenda ukajya hanze kuri mu gikari, ku buryo nimba hano haba abana b'abakobwa bashobora gusohoka bakajya gutunganya ibyo kurya hariya batanyuze muri salo. Icyumba cyabo rero ni iki ngiki. Nakubwiye ngo inzu yacu yubatse mu kibanza kinini. Icyumba kinini kuva hasi ku makaro kuzamuka kugera hejuru. Hano tukagira idirishya ryiza rinini rimeze neza nk'uko uribona. Ahangaha tukagira garde robe nziza izamuye igera hejuru. Itara ryo n'ubundi ni gypsum imeze neza hejuru. Aha rero twagira za nzugi nakubwiye zifunze inzu yacu. Buri kintu cyose ni sawa. Tuvuye aho muri icyo cyumba cyiza cyane nk'uko ubibona, turahita dukomereza noneho kuri iki cyumba nshobora nacyo kwita icy'abana b'abahungu. Nacyo ni icyumba kimeze neza nk'uko ubibona. Urabona ko ari icyumba gikomeye, urugi ni rwa rundi. Ubunini bw'icyumba nabwo urabubona. Idirishya ryiza, hejuru itara ni gypsum. Ahangaha noneho tukagiramo n'amagarde robe. Buri cyumba cyose kigiye kirimo garde robe. Ibi byumba bibiri rero mberetse bikoresha iyi dushe na toilette. Ahangaha hari dushe na toilette. Bino byumba bibiri bikoresha, ni ukuvuga ngo iyi dushe na toilette, biriya byumba bibiri mberetse by'abana bihurira kuri iyi dushe na toilette. Ibikoresho birimo ni sawa, amakaro meza azamuye kugera hejuru. Hano hakabamo toilette nziza, idirishya ryiza. Buri kintu cyose kiri muri iyi nzu ni sawa. Noneho ngiye kugenda mo imbere mbereke muri chambre principale y'inzu yacu. Ni karibu muri chambre principale. Wow, ugikingura uyu muryango mwiza winjiramo hano, turahita dukomeza noneho aho tugiye guhita duhera hano kuri iyi bathroom ya chambre principale.
urabona ko ni chambre principale ifite dushe nini itandukanye na za zindi zindi. Urabona ko amakaro meza ya white and black, hano tukagiraho akaravabo kameze neza, hano tukagira toilette ya original Milano nziza, hano hakaba shower nziza nayo, hejuru ni gypsum iteguye neza nkuko bibona. Byose ni sawa muri iyi dushe na toilette. Vuga ngo rero iyi dushe na toilette ni iy'icyumba principale. Tuyivuyemo noneho turahita dukomeza imbere, aho noneho dusanga urwambariro. Tugiye gusanga urwambariro rwa chambre principale. Nkuko bibona urabona ko urwambariro rurimo garde-robe nini nziza ziteguye neza, chambre nziza cyane, ifite urwambariro, ifite iriya dushe naberetse, ariko garde-robe nini n'ahantu ho kwambarira hanini rwose, kandi aho harimo ubwiza. Noneho rero hano tukagiraho umwanya wo kuryamaho, umwanya wo kuryama hahandi nyine igitanda kijya. Ni umwanya munini cyane wisanzuye nk'uko ubibona. Urabona ko ari umwanya munini. Ahangaha n'aho igitanda kijya harimo amatara meza cyane, amatara asa neza. Hejuru hakaba itara ryiza rimeze neza, riteguye neza. Urabona ko ibintu byose bimeze neza cyane kuri iyi nzu yacu iri hano Kicukiro mu Kagarama. Ni inzu nziza iteguye neza. Niba ukeneye kugura inzu, uze tuguhe ino nzu nziza iri hano Kicukiro mu Kagarama.